ndetse na Rwampara. Ayisumbuye yize Kicukiro, yize ku kigo cyitwa GSK, nyuma yiga ubwubatsi muri ETAC. Yaje kugera muri kaminuza yiga ubwubatsi ntiyaburangiza neza, ariko nyuma akomereza mu bindi ari nabyo yaboneyeho bachelor's degree. Gusa arashaka gukomeza mu gufata amasomo ku bijyanye na sinema. Bamenya yiyizi aba muri sinema kuva akiri muto. Yakuriye mu itorero ryo kubyina, hari n'iryitwa Uburiza yabereye umuyobozi. Ari mu Buriza yanabifatanyanga no gukina ikinamico. Nyuma yarakomeje biza kumuha amahirwe yo gutoranywa gukina filime. Yatangiriye muri groupe Abasare aho bakinaga ikinamico zitandukanye. Nyuma rero wari ubayoboye Habyarimana Charire atangiza filime, ari nabwo yahamagayemo Bamenya, atangira gukina filime gutyo. Yamenyekanye muri filime bakoze nka Kigali si Kigoma, akomeza mu zindi nka Nkuba. Yakinnye muri Bazumirwa kugeza ubwo akoze filime ye ayita Bamenya, ikabica kuri YouTube n'ubundi yitwa Bamenya series. Uretse ko anakina mu zindi filime zirimo nka Sentiment, yabaye umunyamakuru kuri Flash TV, yabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru, ashobora kuvugira inka, yayoboye imihango y'ubukwe, aririmba gakondo, afite impano nyinshi cyane. Abifuje rero ko nabagezaho ijambo ryahindura ubuzima yavuze, uyu munsi ni wo wanyu. Buri wa kane kenshi ngaruka ku bantu ba hano i Rwanda. Wari utahiwe rero yari Benimana Ramadan, yatubwiye amagambo akomeye. Yaravuze ngo buri muntu aba agomba guhagarara aho abasha kubona inyenyeri ye. Gusa hari igihe uhagaze mu nyenyeri itari iyawe. Niyo mpamvu bibaye byiza wajya uhora ushakisha aho inyenyeri yawe iri. Ikizakubwira ko uri mu nyenyeri itari iyawe ni cya gihe ibyo ukora bitabyara umusaruro. Impamvu ibyo ukora bitabyara umusaruro, uhagaze mu nyenyeri itari iyawe. Iyo ugeze aho inyenyeri yawe iri, ako kanya ihita ikumurikira, ntabwo bitinda. Hari igihe rero uhagarara mu nyenyeri itari iyawe, ukamara imyaka n'imyaka witotombera ubuzima, kandi ikibazo ari wowe uhagaze ahantu utagakwiye kuba uri. Gusa nanone hari igihe bibaho kuhagarara mu nyenyeri itari iyawe, ukaba uhagumye kugira ngo urebe uko inyenyeri z'abandi zibamurikira. Bikagufasha rero kumenya uko uzitwara umunsi wahagaze mu nyenyeri yawe. Yaravuze ngo ibanga ryo gukabya inzozi ni ugukora cyane. Iyo ukoze cyane bigufasha kumurikirwa n'inyenyeri yawe. Gusa ariko nanone yongeraho akantu. Yaravuze ngo ushobora kuvunikira mu nyenyeri z'abandi, ariko bigagufasha kuba mu nyenyeri yawe. Ni hahandi ushobora gutangira ukora akazi udakunda, ugakora akazi kubera kwanga kwicara, ariko uri gushakisha uburyo ujya mu nyenyeri yawe. Bamenya arakubwira ngo nawe ugera mu nyenyeri ye atabanje guca mu nyenyeri z'abandi. Yavuze ijambo rikomeye ngo iteka ryose icyo umuntu agushakira kiba kimwubaka. Umuntu wese ugushaka nuko umwubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbere yuko rero ukora ibyo abandi bagushakira, ugomba kubanza ukamenya icyo ushaka, akaba ari cyo ukora mbere yo gukora ibyo abandi bagushakira. Uzi icyo ashaka nicyo akomeza gukurikira. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima ni wowe, uretse ko hari n'abazima bakiriho. Ubuzima ni igihe umuntu aba abayemo cyo kugira ngo yimurike, agaragaze uwo ari we. Iyo wibuze uwo uri we nta buzima uba ufite. Ubuzima rero ni wowe ubwawe. Iyo udahari nta buzima waba uriho kuri wowe. Gusa ubuzima ni igice umuntu anyuramo kugira ngo abashe kwimurikira. Yaravuze ngo kubaho ni ukubaho ufite intego. Aranavuga ngo iyo uzi aho ujya
niyo ugeze mu nzira ugahura n'ikinogo urahagarara bakabanza bakagisiba ugakomeza ukagenda. Iyo ugeze mu nzira ugahura n'imbogamizi ntabwo uhindura icyemezo, ahubwo uhindura icyerekezo cyangwa ugategereza imbogamizi ikavaho. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo utikunze ntiwajya gukunda undi muntu. Mu gihe cyose utarikunda ntabwo ushobora gukunda abandi. Yavuze ijambo rikomeye ariko rinashekeje. Yaravuze ngo amafaranga yagura ikibuno ariko ntiyagura umutima. Amafaranga agura inzara ariko ntagura umwuka duhumeka. Amafaranga ashobora kugura amenyo ariko ntiyagura roho. Amafaranga si byose. Yaravuze ngo urupfu ni ikintu gitangaje kitarobanura kuko kitugeraho twese. Burya ngo ikibi mu buzima ni ugukinisha urupfu rw'umuntu. Nta muntu ugomba kugira uruhare mu rupfu rw'undi. Yaravuze ngo habaho ishyari n'ishyaka, udafite ishyari aba afite ishyaka. Kuri we ngo nta shyari ryiza ribaho. Yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi. Yaravuze ngo igihe ni nk'inkota y'amugi abiri, iyo ukererewe kiragukata. Igihe ni nk'inkota y'amugi abiri, iyo ukererewe kiragukata. Gendana n'ibihe byawe nurangara bizagutema. Igihe ni nk'inkota iyo kigucitse kiragutema. Diplomate nawe yigeze kubiririmba. Yaravuze ngo urukundo rumeze nk'umuzimu, iyo umukinishije arakunaganika. Igini iyo uritwaye neza ngo riragufasha ariko warikinisha rikakugaruka. Urukundo rero rushobora kukugeza muri Edeni kimwe nuko rwakumanika mu kagozi. Uyu mugabo yaravuze ngo urugo ni nk'inyenyeri, iyo urebye nabi inyenyeri irimuka ikajya kwa nyirayo. Nk'uko inyenyeri zitanganya urumuri ni nako n'ingo zidashobora gusa. Buri rugo rwubakwa ukwarwo, amahame yarwo, ibyishimo byarwo. Nta rugo rusa n'urundi. Iyo ushatse kurwubaka nk'urwa kanaka birapfa. Ingo z'iyi minsi rero zubatse ku musenyi kubera gushaka kuzubaka bagendeye kuz'abandi. Ramadhani yaravuze ngo kumenya umwanzi wawe ni byiza kurusha uwo wita inshuti yawe ukeneye kumenya. Umwanzi uzi aruta inshuti ukeneye kumenya. Kugwa mu mutego w'inshuti yawe biroroshye kurusha kugwa mu mutego w'umwanzi. Kubana n'umwanzi biba byiza kurusha kubana n'inshuti kuryarya. Hanyuma yavuze ijambo rikomeye ngo kugambana ntibiba rimwe. Umuntu nakugambanira inshuro imwe ntuzongere kumwizera iteka mpaka uvuye ku isi. Kugambana ntibibaho rimwe. Hanyuma Ramadhani yaravuze ngo amahirwe ava mu gukora cyane, umwaka wo tuwubonera mu byago duhura nabyo. Aranavuga ngo amafaranga uko uyarekura niko nawe azakurekura. Uko urekura amafaranga niko nayo aguhunga. Amafaranga iyo yagize inshuti nayo aragukunda. Nurekura ifaranga mu buryo budasobanutse ujye umenya ko urihaye urwaho rwo kuguhunga mu buryo budasobanutse. Ramadhani yavuze ijambo rikomeye ngo Imana iducungira ku kantu gato cyane, roho n'umwuka. Ibindi byose dufite ntacyo bivuze imbere y'Imana. N'ikimenyimenyi witwa ko wapfuye, iyo Imana yisubije utwo tuntu duto iducungiraho, roho n'umwuka. Iyo ugize Imana, roho yawe Uwiteka ayisubiza mu bihe byawe byiza. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo ubayeho nabi ku isi, urupfu rwawe ruza mbere y'igihe cyarwo.
ariko iyo ubayeho neza ku isi urupfu rwawe ruza mu gihe nyacyo. Yavuze ijambo rikomeye ngo ibiryoshye byose siko biryohera, hari ibiryoha biryana. Aranavuga ngo ibyoroshye byose siko wabigonda. Yavuze ijambo rikomeye ngo rimwe na rimwe kwihorera bisaba gusiga imbaraga zo kwiruka. Aranavuga ngo ubucucu bwa mbere no kwigira umunyabwenge. Yaravuze ngo abo muri kumwe iyo bakwitakanye nibwo umenya icyo mupfana. Hanyuma ijambo rikomeye agenderaho nirigira riti mfasha kwifasha. Wima umufuka w'umuceri nyereka uko bawuhinga, wingaburira ifi nyereka uko bayiroba. Mfasha kwifasha. Nuha umugabo ifi yo kurya uzaba umukoreye umunsi, ariko numwereka uko bayiroba uzaba umukoreye ubuzima bwe bwose. Irindi hame agenderaho nirigira riti impano yanjye ubukungu bwanjye. Imana ituremana ibintu byinshi harimo n'ibizadutunga. Kumenya ikizagutunga rero kuri twe niryo hurizo dusigarana. Bamwe yabahaye amaguru arabatunga, abandi batunzwe n'amajwi yabo meza, abandi batunzwe n'umunwa, abandi batungwa n'ubwiza bwabo, abandi batungwa n'amaboko. Iyo utaramenya ikizagutunga ni hahandi uba uri mu nyenyeri itari yawe. Buri muntu wese Imana yaremye yamuhaye n'ikizamutunga. Hari igihe rero umara imyaka myinshi y'ubuzima bwawe utaramenya ikizagutunga. Icyo waremanywe nacyo kigomba kugutunga. Ikintu kizakubwira yuko uri gukora ibintu bitajyanye n'ibyo ushoboye n'ibyo Imana yakuremeye, ni cyagiye nta musaruro bizaba biguha. Ibyo ukora niba nta musaruro biguha, ntabwo uramenya icyo Imana yakuremeye kigomba kugutunga. Akenshi iyo ukigezemo uhita ubyumva, ugikoresha ubikunze kandi ntabwo bikuvuna, bikanatanga n'umusaruro. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yavuze ijambo rikomeye ngo iyo ushaka kumenya ibyo utazi wihanganira ibinyoma. Iyo ushaka kumenya ibyo utazi wihanganira ibinyoma. Aya magambo rero nayavuzwe na Beniman Ramadhan aka Bamenya. Iri jambo ryagucitse duhurire kuri YouTube channel _ TV. Genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Mfite urutonde rw'abantu benshi abantu bansabye. Arabansabye Kensi, arabansabye Rutanga rw'amaboko witwara naganiriye, arabansabye Gitwaza, arabansabye Mama Charlene, Bishop Gafaranga we naramuvuze, Pastor Theogene nawe naramuvuze, n'abandi bagiye bansaba. Bamorike Duwari naramuvuze, n'abandi zangiye nabazana gahoro. Nubwo duhora tuvuga abanyamahanga, ariko na hano iwacu hari abazwi bashobora kuduha ijambo ryahindura ubuzima.